Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda The Mindfest TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri iyi TV. Mwagiye mwumva kenshi abagaruka ku miyoborere y'abami, abandi bagatekereza bati ese abami ko babaga batarize, ko babaga batazi ibintu by'amashuri, ko babaga nta myenda bagiraga, abami babagaho bate, ese ubwenge bafite babukuraga he? Ukibaza uburyo igihugu kimwe cyateraga ikindi. Abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko abanyafrika nta bwenge babaga bafite, ariko ukibaza uburyo u Rwanda rwateraga. Abantu benshi bagakururiza no ku mvugo igira iti u Rwanda ruratera ntiruterwa. Iyi mvugo ntabwo ari ya vuba, ni imvugo ya kera mu cya 888. Ni imvugo yaje ku bwa Kigeli wa kane Rwabugiri. Niyo mpamvu uyu munsi mu gace kacu twahariye ku kwigisha ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, tugiye kuyatukugezaho amateka y'abami. Ariko uyu munsi by'umwihariko reka duhere ku mwami wakoze ibitangaza, haba mu gutera, haba mu kugaba ibitero byinshi, haba mu gukora ibintu byinshi bitigeze bikorwa n'abandi bantu, haba kuba ari we mwami wari ufite ingabo nyinshi ndetse n'imitwe myinshi, haba no kuba ari umwami w'ibitekerezo ufite ibitekerezo byinshi ndetse bigamije kwagura igihugu. Njye nitwa Justin Mind, mbahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugezaho ko Kigeli wa kane Rwabugiri yigeze gushaka guhaka abazungu ngo bamubohere imyenda yo kwambara. Njye nitwa Justin Mind, hari Imana, mbahaye ikaze. Mu bami 28 batwaye u Rwanda mu bihe byo hambere, Kigeli wa kane Rwabugiri ari mu baranzwe n'ibikorwa bitari bike by'ubutwari. Yari inkotanyi cyane, indwanyi karahabutaka, yahananiraga gutsinda umwanzi w'u Rwanda aho yabaherereye hose. Mu bwami bwo mu baturanyi bo mu majyaruguru y'u Rwanda ho baramuzi cyane, kuko we n'ingabo ze bakoreraga ibyamfurambi ibyo bihugu. Kigeli wa kane Rwabugiri yari mwene Mutara wa kabiri Rwogera na Nyirakigeli Muroronkwere. Yimye ingoma mu mwaka w'icya 853, arayobora kugera mu Gushyingo mu cya 895. Ni umwami wa 24 mu bami 28 bayoboye u Rwanda kuva agana mu 1091. Umwami Rwabugiri amateka mvugaho ibintu byinshi. Abanyarwanda bamukunze bidacagase kubera ubutwari bwe. Urukundo yakundwaga n'abaturage rugaragarira mu kuba ari we mwami wakimbuye ibisigo byinshi. Amateka agaragaza ko Kigeli wa kane Rwabugiri yaharaniraga ishyaka ry'imihigo, kandi buri gihe akagaragaza ubushake bwo kugera ku cyo yiyemeje cyose. Iyi mico ngo niyo yamuranze kuva ari umwana kugeza atanze. Ubutwari bwe bugaragarira kandi mu kuba ari we mwami w'u Rwanda wagize imitwe y'ingabo myinshi, aho mu mitwe y'ingabo 171 u Rwanda rwagize, Rwabugiri yari afitemo 64, ibintu bitigeze bigerwaho n'undi mwami mu Rwanda. Reka noneho tukubwire uko Rwabugiri yashatse guhaka abazungu. Ubwo yamenyaga ko abazungu bageze mu karere mu bihugu bituranye n'u Rwanda, Kigeli wa kane Rwabugiri yashatse kubahaka ngo bajye bamukorera imyenda. Uburyo umwami Rwabugiri yashatse guhaka abazungu byakunze kuvugwaho cyane mu myaka yo hambere. Mu mpera z'ikinyejana cya 19, yewe n'umwanditsi Zefini Kagiraneza yabigarutseho birambuye mu gitabo yanditse ku mateka y'u Rwanda yise Ibitaramo ku mateka y'u Rwanda. Igice cya mbere avuga ko ubwo mu Rwanda bamenyaga ko abazungu basesekaye mu bihugu byo hakurya y'Akagera, Rwabugiri yatumye ku mwami w'Ubujinja witwaga Gashushuru ati uzabanyoherereze mbahake bambohera imyenda. Aya makuru abazungu bayataye mu gutwi, batumaho Rwabugiri bati tuzakira tuze. Ntibyatinze kuko mu cya 894 umuzungu witwa Gustave von Gosen waje kugira Guverineri General wa Afurika Ndage y'Uburasirazuba yaje mu Rwanda aherekejwe n'abandi bazungu babiri ndetse n'abirabura 620. Umwami Rwabugiri amaze kumenyeshwa ko ari abazungu bifuza ko babonana, yanze kubakirira i Nyanza cyangwa mu yindi ngoro iri mu gihugu hagati, kuko yatekerezaga ko bashobora kuza barwana hakaba hameneka amaraso menshi. Uyu yahisemo kubakirira i Kageyo, ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Dukurikiye amateka neza avuga ko Rwabugiri yabajyanye i Kageyo kuko hitaruye abaturage benshi
kandi atari hagati mu gihugu. Ikindi ni uko uwo musozi w'Akageyo uri ahantu hejuru ku buryo abazungu baje ingabo z'umwami zibareba, iyo bashaka kurwana byari koroha kubarwanya kuko baje bareba umubare wabo n'ibyo bitwaje. Umwanditsi Nsanzabera Jean de Dieu afitwaho n'ubwo bushake bw'umwami Rwabugiri mu gushaka guhaka abazungu. Ati gushaka kubahaka nubwo babivuze mu kinyarwanda gihanitse cya kera, yashakaga ubufatanye, ibyo bafiteho bakabizana akabaha u Rwanda bakabikoreramo, ariko ariwe mwami bagenzura. Guhaka mu Rwanda bivuze gutanga akazi. Hagati aho ibiganiro hagati ya von Gotzen n'umwami Rwabugiri byabaye byiza cyane. Uyu muzungu atangazwa nuko yakiriwe, ariko arushaho gutangarira isuku yasanganye uwo mwami w'igihugu gito. Ingoro umwami Rwabugiri yamwakiriyemo yasanze hasi hayo hashashe impu z'ingwe. Atangarira cyane uwo muco w'isuku yasanganye abanyarwanda. Ikindi cyamushimishije ni inzoga y'ibwami yazimaniwe. Avuga ko ari ubwa mbere yarasogongeye ku nzoga iryoshye iruta iz'iwabo. Yatangajwe n'imiyoborere n'imitegekere y'umwami muri rusange. Gustave Adolphe Clave von Gotzen asubiye iwabo yavuze amagambo menshi ataka u Rwanda n'umwami warwo. Abyandika no mu gitabo yasohoye mu cya 895 yise Dutch Africa von Ost nach West. Dukomeje kubigwa iby'umwami Rwabugiri, batubwira uburyo umwami Rwabugiri ashakiye ingabo ze imbunda. Hari ikindi gihe Rwabugiri yigeze kujya muri Uganda ahazwi nka Masaka, agiye kureba abazungu b'Abongereza ngo bamuhe imbunda azakoresha yigarurira amahanga. Icyo gihe yagiye gusanganira abazungu i Masaka muri Uganda ngo bamuhe imbunda ajya azengereza amahanga. Bamuha imbunda 60 ahita ari mu mutwe w'ingabo witwaga Ibyinigira. Ibi Rwabugira bikora hari mu cya 885. Uyu mutwe yaremye witwa Ibyinigira wafatwaga nk'umutwe w'ingabo kabuhariwe cyangwa se Special Forces zo muri iki gihe. Mu cya 895 nibwo hatangiye imvugo igira iti u Rwanda ruratera ntiruterwa, kubera ko u Rwanda rwari rumaze kuba igihugu gikomeye kandi cyubashywe mu by'ingabo no mu mitegekere. Ibi byari biturutse ku miyoborere myiza ya Kigeli wa kane Rwabugiri. Reka mushimire wowe ukomeje kubana natwe. Iyi ni The Manifest TV. Nusaba gukora subscribe, share, like, comment. Nimba utari wayikora kugira ngo ukomeze ubone amakuru menshi, icyo nagusaba muri comment ni ukwandika ese umubami bose bayobora u Rwanda ninde ushaka ko tuzakubwira bimwe mu bigwi bye ibyo yakoze ubutaha. Reka mbashimire mwese mwahisemo kubana natwe. Nitwa Justin Mind Harerimana.